Tubahe ikaze kuri Generation Link. Nk'ibisanzwe nitwa Sindiheba Yusufu. Yari iminsi myinshi ishize tutaganira, ariko turahari, twagarutse. Hari ibintu byinshi turimo tubategurira. Mu minsi iri imbere tuzajya tuba turi kumwe n'abatumirwa tuganira ku ngingo zigiye zitandukanye. Uyu munsi rero hari akantu nabonye nifuza ko nakababwiraho ko twakaganiraho, kuko ngiye numvishe ku ruhande rwanjye kamfasha, ndavuga nti ko byagenda kose ubu ngubu hari n'abandi gashobora gufasha. Iyi ni Generation Link. Mbere yuko dutangira, kora subscribe niba utari wayikora. Ikindi mujye muduha ibitekerezo, mwifuza ko twaganira ku biki, kubera ko twebwe turahari ngo tubaganirize ku ngingo zigiye zitandukanye. Iyi YouTube channel Generation Link tuzatuganiraho amakuru agiye atandukanye, biganiro bigiye bitandukanye ku ngingo zitandukanye, haba mu myidagaduro, haba muri siporo, haba muri politike, ndetse n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Tuzatugira abatumirwa batandukanye, urubyiruko, abakuze, abasaza, ingeri zose zitandukanye, kuko ni Generation Link nyine, n'ukulinkinga, n'uguhuza urubyiruko. Nukuvuga ngo hano buri muntu wese yisangamo, nta muntu ugomba kwiburamo. Nkuko nari mbibabwiye rero, akantu nabonye nkumva ndagakunze, nkanatekereza ko bishoboka ko gashobora kuba kagira umuntu kagirira akamaro. Ni ahantu nasomye umuntu arimo agaragaza uburyo ki buri kintu cyose kigira agaciro bitewe n'ahantu kiri. Ikintu cyose kigira agaciro bitewe n'ahantu kiri. Bivuze ko n'umuntu agira agaciro bitewe n'ahantu ari. Birashoboka ko uyu munsi hari ahantu ushobora kuba uri, ushobora kuba ufite agaciro, ariko hakaba hari n'ahandi ushobora kujya ukaba wagaragara nkaho nta gaciro ufite. Biranashoboka ko ahantu uri wenda hashobora kuba ntawe ukubonamo agaciro, cyangwa se ntawe ubona ko urenze, ntawe ubona ko ufite agaciro runaka, ariko wajya ahandi ukisanga wagize ufite agaciro. Urugero rwa hafi, amazi, dufashe urugero ku mazi, yaba y'Inyange, yaba ya Nili, yaba ya Huye, yaba ya kandi ya Nyirangarama n'andi yose atandukanye, ntabwo turi kwamamaza, ariko amazi agira agaciro bitewe n'ahantu ari. Amazi yo kuri butike, wenda urugero niba ari nk'Inyange, hari ahantu ushobora gusanga hamwe agura 600, ariko wagera nko muri coffee shop ahantu runaka ukaba wasanga agura 1000, wagera muri hotel runaka ukaba wasanga agura 3000. Mu by'ukuri amazi namwe, brand nimwe, ndetse na packaging na n'icyapfunyitsemo ni kimwe, nta cyahindutse. Ni kariya gacupa ugura 600 kuri butike, ni nako uhindukira wagera muri coffee shop runaka ukakagura 1000, wagera muri hotel runaka ukaba wasanga kagura 2000, wagera ahantu runaka ukaba wasanga kagura 3000. Bitari n'ibyo ngibyo, tugere kuri Fanta uragera ahantu hamwe ukaba yigura 600, 700, wenda ubwo ni Fanta ntoya n'urugero, ariko wagera ahandi ukaba wayigura 1000, wagera ahandi bakayiguhera 500, bitewe n'ahantu iri. Bisobanuye iki? Bisobanuye ngo n'ubundi kiriya kintu cyo nta cyahindutseho. Yaba runo rugero dutanze rw'amazi cyangwa se urwa Fanta, nta kintu kigeze gihinduka. Ni bya bindi nyine, ni ya Fanta, ni ya amazi, ariko kubera ko yahinduye, nukuvuga ngo kubera ko ahantu ari hatandukanye, bitewe n'agaciro aho hantu hafite, n'amazi agira agaciro gatandukanye, cyangwa se iyo Fanta. Niba ari kuri butike isanzwe kwa Murokore, barayaguhera 600, cyangwa se Fanta bayiguhere 600, ariko nuramuka ugiye muri coffee shop runaka urayigura 1000 byanga bikunda. Ibitari ibyo ngibyo, hari naho bazigurisha 2000. Nuramuka ugiye muri hotel ushobora kuza kuyigura 3000. Mu by'ukuri Fanta ni imwe, amazi namwe, ariko bitewe n'ahantu ari ahita ahindura agaciro. Icyo bivuze ni iki rero? Bivuze ko n'umuntu mu buzima busanzwe ashobora kugira agaciro runaka bitewe n'ahantu ari. Bivuze ngo nawe rero, nawe ubwawe ushobora kugira agaciro bitewe n'ahantu uri. Hari ahantu ushobora kubura uyu munsi bakaba babona wenda nta kintu uvuze, nta kintu usobanuye, ariko ejo wahindura ukajya ahandi ugasanga ho wenda ufite agaciro. Hari igihe ushobora kuba ukora ibintu runaka wenda ahantu ukorera, ariko wenda bakabona ari ibintu bitarenze, ariko wajya ahandi hantu babona ibintu ukora ahubwo bakabona ni ibintu birenze. Bivuze iki rero? Bivuze ko rimwe na rimwe tujye tureka icyo ndakwita nko kwizirika ku hantu hamwe. Ntago ari ukubagumura, ariko niba ubona ahantu uri hatakunyuze, niba ubona ahantu uri
nyine nta gaciro hafitiye, byaba byiza ushatse ahandi ushobora kubonera ku gaciro. Bigendanye na ya mazi twatanzeho urugero, ushobora kuva ahantu hamwe wenda n'ubundi ibyo ujyanye ari bimwe, ibyo wakoraga ari bimwe, ariko wahageraho ugasanga hafite agaciro ugereranyije n'ahandi wari uri. Ariko nanone guhinduranya gutyo, ubwo urugero nk'iyo bivuzwe gutyo, hari umuntu ushobora guhita yumva akavuga ati wenda narindi mu rugo gutya rurandambiye, rurambihiye runaka, nshobora kujya ahandi bikaba byiza, binashobora kako ushobora kuvaho wari uri aho ugiye bikaba bibi kurushaho. Ni ibintu byo gutekerezaho, ni ibintu byo gusengera.